twese twumiwe kubona mu by'ukuri shoferi atwara imodoka ariko akagenda nk'ibiyobyabwenge. Ndagira ngo ni amakuru akomeje kugenda ababaza benshi, abaturage benshi barakomeza kugenda bikorera amaboko nyuma yo kubona imodoka ya bisi itwara abagenzi ya international mu mujyi wa Kigali ubwo yerekezaga mu karere ka Rulindo, ndetse ngo iza kuba igwa ngariko kandi mu by'ukuri na ambulance nayo yariri imbere baza kuba mu by'ukuri bayigonga. Ni impanuka ibaye ariko ukabona ko ari impanuka mu by'ukuri kaganye cyane, ni impanuka navuga ko iteye ubwoba, ni impanuka mpuzamahanga. Imodoka zigera kuri ebyiri zikoze impanuka, abari baraho bose barumirwa, ndetse ubwo uraza kubona ko abantu mu by'ukuri bari gupfa ubutitsa. Bamwe baragezwa mu bitaro bakahita bapfa, abandi bashyirwa kuri burankari bakahita bapfa, ugasanga abantu baragererewe n'urupfu. Mu by'ukuri isi iri mu meruka cyangwa se turi mu minsi ya nyuma. Ubwo rero ni inkuru ikomeza kugenda ibabaza benshi. Ndagira ngo iyi modoka ya international yaritwaye abantu bagera kuri 55 bose mu by'ukuri mu bagera muri 33 bahise bitaba Imana. Ambulance yari inyuma nayo iza kwa mu by'ukuri ifata fire itinze, iza kwa mu by'ukuri iyigonga, nayo biri kumvikana ko shoferi yaje kuba ajyanwa mu bitaro. Ni nkubwira ngo abagera kuri 35 bapfuye ntuze kubyumva nk'amakabya nkuru. Ibi ngibi biri kumvikana ko birakomeza kugera bishengura imitima y'abatari bake, ndetse kugeza kuri aka kanya shoferi bakimara kumupima basanga mu by'ukuri anywa ibisindisha. Uyu mushoferi ngo anywa ibiyobyabwenge, wagira ngo ni umurima bawuhingamo ibiyobyabwenge, ariko rero kunywa ibiyobyabwenge utwaye abagenzi ni kirazira mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo uyu mushoferi bakimara kumufata we mu by'ukuri bakimupima bamusanga afata ibiyobyabwenge byinshi cyane mu mubiri we. Ndagira ngo muraza kunyemera tuvuge kuri impanuka hari ku isaha y'isambiri irengaho iminota 11. Ubwo bije kumvikana ko impanuka iteye ubwoba cyane. Ni nkubwira ngo ni impanuka international uze kubyumva, kuko nimbikubwira uze kubyumva pe, kuko iyi mpanuka ni impanuka ikanganye cyane, ikomeza kugenda ikanga benshi. Ubwo benshi barakomeza kugenda bikorera amaboko, abamwe mu babuze imiryango yabo bakavuga uti ntago biri buze kwabikunda kuko uyu mushoferi natwe mu mude tumwici. Niko benshi bakomeza kugenda bavuga bakimara kwagira bahamagawe bakumva abana bato bapfuye, abakecuru barapfa, ndetse abashesha kanguye barapfa, abana bakiri bato bakobwa harimo n'abageni. Ubwo rero nimbikubwira uze kubyumva nyine. Ni inkuru ikomeje kugenda ishengura benshi. Ndagira ngo nta kindi kiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga uretse iyi nkuru. Ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza benshi. Abana b'abakobwa bo baragererewe, ndakubwira ngo nuhagera urabona ko ari ibintu biteye ubwoba. Nimbikubwira nyine wumve ko biteye ubwoba vraiment. Donc ndagira ngo kuri screen zanyu muriho kureba umubyeyi mwiza cyane, n'umwari n'umutegarugori mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nguyu yarasanzwe mu by'ukuri akora mu biro by'akarere ka Rulindo, ariko nawe akaba yarateze iyi bisi international iturutse mu mujyi wa Kigali Nyabugogo. Yahagurutse ku isaha y'isa moya nk'uko byakomeje kugenda bitangwa n'amakuru yakomeje kugenda ava kuri headquarter aho izi modoka zitsimburira cyangwa se aho zituruka mu mujyi wa Kigali Nyabugogo. Uyu mudamu ngo yaravuye nyine mu mujyi wa Kigali mu bukwe kwa bene wabo, ariko ngo yateze iyi modoka ngaza gutega mu by'ukuri iyi bisi, ngariko ngo yakoraga mu biro by'akarere ka Rulindo. Ngo nibwo iyi modoka yazaga kuba mu by'ukuri iri kugenda ku muvuduko munini cyane. Ni nkubwira ngo shoferi yaratwariye ku muvuduko uhambaye cyane uze kubyumva. Igitangaje ni uko uyu wari utwaye imodoka cyangwa se wafataga ibisindisha watwaye imodoka yasinze, byaje kumvikana ko mu by'ukuri we nta kintu yabaye. Ni nkubwira ngo uyu mushoferi we nta kintu yabaye kuko iyi modoka yakoze impanuka, arangije ayigongesha ku musozi nibwo yaje kwitirenga imanga. Shoferi rero we nyine yabibonye kare ahita akingura umuryango arasimbuka abayiviriyemo. Ariko benshi ubwo ngubwo barakomeza kugira bavuga uti mu karere ka Rulindo ibintu bikomeza kugira bihabira bijyanye n'impanuka, aha hantu hari umudayimoni. Nugera ahangaha mu karere ka Rulindo hano hafi naho bacukura zahabu, ndagira ngo mwabonye ko bahakoze umuhanda,
ariko rero uri kumanuka gutya hari umuhanda umanuka hano hafi naho bacukura zahabu, uraza kubona ko imodoka zose zihageze, by'umwihariko imodoka z'amabisi ziragerewe, ntabwo imodoka yagiye itwaye abantu ngize kubisubirayo amahoro. Ahangaha benshi mu baturaniye baravuga ko haguye umwana w'umukobwa waguye mu mpanuka, ngo ari buza no kubateza impanuka mu by'ukuri izindi modoka by'umwihariko z'amabisi internationali. Ibi ngibi ni ibintu byakomeje kugenda bikanga benshi mu bategaga bisi, baravuga uti ntabwo tuzongera gutega amabisi, kuko nimba mu karere ka Rulindo imodoka 3 mu mwaka, buri mwaka mu by'ukuri hagaragara impanuka, kandi nujya kubicunga neza mu kwezi kwa 7 nibwo iyi mpanuka iza kuba iba mu karere ka Rulindo. Ubwo rero benshi barakomeza kugenda bagaragaza ko ibintu bikomeza kugenda biba ni ibintu biteye ubwoba cyane. Ibi bintu ni nkubwira ngo biteye ubwoba uze kubyumva. Nyine ni nkubwira ngo biteye ubwoba uze kubyumva pe. Bamwe baragira uti uyu mwana w'umukobwa mu by'ukuri wapfiriye mu mpanuka y'umwaka utaha ngo niwe uri guteza impanuka mu karere ka Rulindo. Benshi bagakomeza kugenda bavuga uti nyamara ahangaha hari umudayimoni mu karere ka Rulindo kuri iri sumo hafi naho bacukura zahabu, kuko ngo niho hari kubera impanuka internationali. Hapfiriye abantu benshi mu mpanuka, bamwe bakavuga uti abapfiriye muri iyi mpanuka y'umwaka utaha nibo bari guteza impanuka hano muri aka karere kacu. Ni mu bufate mu batsirike nyine. Ni nkubwira ngo iyi mpanuka ikanze benshi, ni nkubwira ngo ni impanuka igihugu cyose cyumvishe kigakangarana, uze kubyumva gutyo, kuko amapatiruye y'abapolisi niyo ahuzuye. Ni nkubwira ngo patiruye z'abapolisi nizo zihuzuye, nyine uze kubyumva vraiment. Donc ikintu cyakomeje kugenda kibabaza benshi, abana bato bari barimo, abakecuru bari, abasore, abakoze bose barimo, kuko ubu ngubu ni ibintu byakomeje kugenda bibabaza benshi, bakomeza kugenda bibaza impamvu muri aka karere impanuka zihagerereye vraiment. Donc nawe nubireba byanga byakunda nk'uko biri kuvugwa n'abaturage baho, bavuga uti abana b'abakobwa bapfiriye muri iyi mpanuka nimugoroba baraza bagacana amatara, bagacana umuriro, nibo bari guteza impanuka, nibo bari guteza impanuka. Cyakora cyo ibi bintu bibaye nagahomamunwa, benshi amarira arashoka ku matama yabo. Nawe urebye ukuntu bigenze vraiment, uze kumva ko nyine ari ibintu byakomeje kugenda bikanga benshi. Uhageze urabona ko abantu benshi baragera. Tekereza mu bantu 56, abantu 34 bose bakasiga ubuzima. Iyi ni impanuka iteye ubwoba cyane, ni nkubwira ngo ni impanuka iteye ubwoba uze kubyumva. Ubwo rero rata imiryango yabo ikahagera ikikorera amaboko, bamwe bagahamuka, abandi bagakomeza kugenda biruka, nyine bataye mu mutwe. Urumva kubura umuntu wawe ukuntu, nyine kubura umuntu ukuntu bigenda. Ndagira ngo benshi muri twe murabizi, benshi muri twe ni nkubwira ngo kubura umuntu murazi ukuntu nyine birababaza cyane. Birababaza kubura umuntu wawe ukunda, by'umwihariko ngo harimo ngo n'uwari umaze iminsi 3 akoze ubukwe, ngo yari yagiye mu by'ukuri kuba ajya kuzana iby'amashyiga, ngo ari muri iyi modoka niho yaje kubakorera impanuka. N'uyu mudamu muriho murareba kuri screen zanyu, mu by'ukuri ngo yari umwe mu bakoraga mu biro by'akarere ka Rulindo, ariko ngo nawe yavaga mu bukwe bwa bene wabo Nyamirambo ajya Nyabugogo gutega. Mu by'ukuri ngo agitega imodoka ngigeze hano mu karere ka Rulindo hafi no kwisuma ahantu bacukura zabo, ngiza kubikora impanuka. Ubwo rero ndagira ngo muraza kunyemerera, byakomeje kugenda bigarukaho na benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye, bavuga uti abana badayimoni bari mu karere ka Rulindo, kuko ngo niho habera impanuka, ariko by'umwihariko amabisi. Gusa n'ubwo impanuka yabaye, nyuma yaho hari ambulance. Iyi ambulance nayo yakoze impanuka iteye ubwoba cyane, ubwo nyine yari iri inyuma. Ndagira ngo ni umuhanda wakozwe, ariko ni umuhanda wagendaga imodoka nyinshi zari zitandukanye. Nyine ni nkubwira ngo ni inzira nyabagendwa, uze kubyumva. Iyi ambulance muriho kureba kuri screen zanyu ni ambulance yari iri inyuma y'iyi modoka ya international bisi itwara abagenzi. Iyi ambulance rero reka ya bisi zagwe ikimara kugwa, mu by'ukuri ambulance zafate fire itikubita ku kibuno cy'iyi modoka ya bisi. Ubwo rero icyakora cyo muri ambulance harimo abarwayi, nta numwe wapfuye. Byari agashinyaguro kubona umurwayi urembye akaza kuba napfa, ntabwo nyine byari bisanzwe.
ubwo ngubwo muraza kunyemerera iyi nkuru tuyirekera aho ngaho kubera ko ni inkuru yakomeje kugenda itera benshi agahinda.